Guys mumeze neza, reka mbabwire ko ngarutse kuri no update y'ino mining nabahaye ya dog cyangwa se ifasha abantu kwinjiza doge z'ubuntu. Iyi mining rero ugiye ikorwamo no kuvuga ngo nta kindi kintu birimo biragusaba kujya uza ugakorera mega doge ku buntu, ndetse nari naberetse n'uburyo ki burimo burenze bubiri cyangwa butatu ushobora gukoreramo ibiceri bindi then ukajya winjiza nyinshi. Noneho nkazakora video ubutambereka uburyo kibikorwa. Ubwo rero ino video nje gukora ni nko kubibutsa kugira ngo abantu mwari mwaranayiretse mumenye yuko ari projet ifite gahunda. Ni projet ifite gahunda aho izi doge nzabera ku buryo ki uzikorera swap, ndetse harimo n'uburyo bwo kuzagira gute bwo kuzaba wazayungukiramo mu buryo budasanzwe. Ubwo rero abantu wenda wowe mushyashya ukabona ino video uyibonye, ni platform cyangwa se ni nka mining igufasha kwinjiza doge z'ubuntu. Doge murabizi ko iri ku isoko, murako murabyumva. Wowe icyo ukora nta kindi ni ukureba link twashyize muri description ya video no muri comment tuba twashyizemo no muri group WhatsApp, link ibirimo ugahita ukanda kuri register, ukanda kuri link bigahita bijyana muri Telegram, ugakanda start bagahita bakohereza ka message kakugezamo. Iyo umaze kugeramo rero icyo ukora wowe nta kindi ni ukuza kureba hano, njye ubona harimo harabara amasaha, wowe usanga handitse start mining, usanga handitse ngo start mining, ni naho ukanda buri masaha 24 nyine murabona ko amasaha arimo kugira gute arimo kubara, uri kubibona. Noneho wowe umaze kubikora gutyo rero icyo ukora ukanda, wamara gukandaho bigahita nyine amasaha atangira kubara. Ariko aha ntabwo hahagije kuko hano batanga 0.05 doge per hour, urabona ko yani ingireti nyeya. Wowe icyo ukora rero haba harimo n'uburyo buri munsi winjizamo ibiceri. Uburyo bwa mbere ni ukujya ufollowinga nuza yabo Telegram channel yabo. Hano iyo uhakanze buri munsi baguhereza gukora follow, ni ukuvuga ngo wowe n'ubundi kuko warabikoze, iyo uhagarutse bwa kabiri ukanda kuri follow n'ubundi bigahita byawe ugasanga warabikoze ukigarukira. Uri kubyumva. Kubikora bwa mbere nyine ku mushyashya n'ubundi urayigenda ugafollowinga ugahita ugaruka ugasanga task yi complete nze bakadaguheza ibice 8. Ariko ku muntu usanzwe bo buri munsi wenda waratangiye, nawe jya uhaza kuko buri munsi haba hariho ngo follow ukandaho ugahita usanga warafollowinze nyine kubera ko wabikoze mbere, ukigarukira inyuma nyine n'ubundi biceri bakabiguhereza nta kibazo. Ndetse hakabamo niyo bita daily check-in. Daily check-in rero mwese murayizi nako ni uburyo ki ugira gute nyine ugaragaza ko wasuye account buri munsi, ugikandaho bakaguhereza ibice 9 nabyo buri munsi barabitanga, muriko babyumva. Ikindi nuko nyine harimo n'inyungu mu kubantu batumira, umuntu utumira rwose inyungu nzabere ku buryo kizaboneka. Ubwo kubona link ukara naretse ngo team, wamara kwakanda ugakopiya link hano ukayihereza umuntu wawe. Aha iyi link niyo ukorera copy nawe urayisangaho yawe, ukayihereza umuntu ukamubwira ati ba winjiza sino doge z'ubuntu ibintu bigende neza cyane. Ubwo rero abantu mutari mwari mwaranayiretse, ndabibutsa ko rwose ino ni projet kiri gukora. Muri video y'ubutaha nshobora kuzagaruka mbaye mbereka uburyo kizino doge ubu ufite kuri balance uzikorera swap ukazibikora ukahabwa ama USDT bikagenda neza. Ubwo rero mufatireho none ahangaha, ubundi video y'ubutaha tuzaba turi kumwe. Nagira ngo mbibutse abantu mwari mwarayiretse ndetse nawe mushyashya wita winjira none ahangaha.